ntabwo bapfa nabo muganga akatiye urupfu ntimupfe maze ntimupfe rwose mubyange ntimupfe mugaruke ino mbagaruye ino mwisi ntimupfe no ntabwo mupfa abageze mu marembera baraze oya mwisubire abaraze ni mwisubire ntabwo mupfa shwi na Hezekiya yarisubiye aravuga ati sindaga muhanuzi yaraje atiraga iby'inzu yasogeye gufata isindaga maze sindaga muhanuzi ati ni kwivuza ati no sindaga simpfa umuhanuzi turafite simpfa ntabwo mpfa simpfa mwange urupfu abafite kanseri zigeze kuri stade ya 4 mwange urupfu murwange mbafashije kurwanga murwange ntabwo mupfa ndayimanuye kanseri ndayimanuye mwange gupfa mubyanga ariko abarwamarozi kugeza ubwo igipimo kiri kugaragaza ko umutima utera umanuka mu mwange gupfa nanjye ndabyanze ntabwo mupfa abari biteguye kugurisha amasanduku mugumana amasanduku yanyu ntabwo bapfa ku kwezi nta upfa mana ndabyanze satani arashaka kwiba abantu mu mpera z'uku kwezi ndabyanze harimo mu muhanda ntabwo mbyemera abantu nibongere babeho bajye kurya bajye mu kazi basubire mu buzima busanzwe satani amaramara abarozi bamaramare ikuzimu baswati muteze gukuramo inda batwita inda z'amezi make za 3 zimwe abazimu bakunda kuza kumenagura amaraso ntabwo zivamo ndabihakanye ntazivamo n'abari kwa muganga abaganga bamaze kwambaraga biteguye ko zivamo ndabyanze ntabwo zivamo ndabihakanye ntizivamo mbyanze ndi mu butatu mbyanze nishingikirije kwampamagaye zimwe zifite amezi 4 n'5 abaganga banzuye ngo ziri nyuma y'umura nzinjije imbere ndabyanze ntizivamo mwabana mwe mugumemo namwe mwange izi ngize abakobwa barimo bashaka kuvanamo banywa imiti ngo ntibashaka guseba ngo batwite ibinyendaro mwange ntimuvemo mwabana mwe ndaboheje ntimuvemo mugumemo mwange nibasuka mu miti mwange nshyizeho supagurundaho mugumemo muzaba abameya muzaba abagitifu muzaba abaganga muzaba abapilote mugumemo ndabyanze ndahakanye ndi mu mavuta yo guhakana abagore mwaciye inyuma abagabo badahari baragiye safari mu butumwa bw'akazi mukaba muri kurwana no kuzikura nzibujije kuva mwange mwandama ntimuvemo abana barangije kuba abana n'umwanda uturuka kuwiteka ntimuvemo ntabwo muvamo nibashaka babatera inshinge kajana zibavanamo izi nshinge nzihinduye vitamine C maze ndore ntabwo mupfa mwabana mwe murapfa guta ariko naramagawe ndanze rwose mwazisamiraga iki mugumemo mwabana b'abahungu mwe n'abakobwa mwampanga mwigumiremo izina rya Yesu turabakeneye isi ikeneye abana izina rya Yesu haleluya mana ndumva waje kunshigikira sinemera bipfa ntabwo nemera ko abantu baremye bapfa barapfira iki ariko mari mu izina rifite ubutware n'ubushobozi mana ishobora byose nsengeye abantu bigize intagondwa mu murimo wawe bagiye kuzengereza abashumba bagiye kuzengereza abaperezida ba korari bagiye gutesha umutwe abakozi bawe izi ntagondwa mana nzisohoyemo zibanze zijye kwiga twarazibwirije dusoma itangiriro zikanariza ngo ntitwize turazamuka tugera mu kuva tujya no mu Balewi yewe turazamuka turenga ibitabo tujya no muri Zaburi turababwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni muranga mwigira intagondwa yewe turakomeza tugera no mu byakozwe n'intumwa tubaha amakuru tujya no mu nzandiko tubaha ibya Pawulo muranga mukomeza kwigira intagondwa ahubwo mukajya muzana imiti twica mu by'ukuri Mana mfatanije nawe aba bantu barakunaniye
nakundaga abantu ko baba mu nzu yawe, ariko aba batugezaho tugiye gupfa, tunananiwe imitima, abashumba bagiye gusara. Aba bantu tubohereje mu mashuri bajye kwiga, tubohereje ku ikosi, tubohereje ku ikosi. Izi ndaya zirepeta nzohereje ku ikosi mana, mbohereje ku ikosi. Aba barozi batera harero mbohereje ku ikosi, babanze bajye ku ikosi, bagaruke bafite ubuzima mu izina rya Yesu. Uwiteka, hari abantu batuye muri quartier mu nsibo, mu midugudu, bakaba barazengereje abandi, bakaba barababurabuje, mbahambirije riva bimuke bajye gutura muri quartier zirimo ikosi, bajye ku ikosi mu izina rya Yesu. Aba barozi bazengereje abantu waremye, mbemuye muri quartier guhera muri iyi ntuyemo. Fasha abarozi kazi n'abarozi birirwa bakoresha imbaraga zabo, ndabimuye izina rya Yesu. Sinabajyana no muri Nyungwe kuko tujya kuhasura, sinabajyana mu Birunga kuko naho tujyayo. Aba barozi mana, ireba ahantu banshyirira, hahandi uzajya ubareba igitsuri. Twarababwirije mana, baratuzengereje. Twari tugeze kuri level yo gusaba imbaraga, none turi gusaba uburinzi. Bari kudusengeshayo tutateguye. Turengera uturwanirire. Aba bantu baje kuri iki gicaniro, ibintu byabo byinshi byishwe n'aba barozi. Ibi bintu turi kuzura, izi business turi kuzura zishwe nabo. Aba bana turi gusengera tuzura uburere bwabo bwishwe nabo. Mana wirebera, kora umuti, bamenye kuri Imana itavogerwa, idakinirwaho. Ubundi bagusuzugurira iki kutari Imana y'imvugwa rimwe? Ntabwo usuzuguritse, uri Imana yiyubashye, uri Imana ifata ibyemezo. Wafatiye ibyemezo Gahini amaze kwica mwene nyina, ashyiraho n'amatiku ngo ntabwo ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Urangije uramubwira uti nguhinduye igicamuke, mukuramo ubumuntu, uti ndanagutuza inodi, jya kumutuza abantu bakunaniye. Baba hari ahantu tuza abantu bakunaniye, bari ujyana aba bantu barakunaniye, natwe baratunaniye. Twarabagoragoje, twabahaye inzira, twabahaye ku mashanyarazi, twabahaye amatiyo y'amazi ngo barahure, twabereye imbuto, ntako tutagize, ariko turananiwe. Tuvura iminaniro y'aba bantu babi batuza inode. Reba quartier ibakwiriye, bwoko bwe burananiwe hano mana. Hari abantu bafashe ubuyobozi bataranize kuturusha, baragenda bafata igikampani, bakajya bazamura abo basambanya, bakajya bica ibintu nkana. Aba nabo ndabamanuye, mbashubije ku muceri mugufiya, umuremure utumye barengwa. Ndabamanuye toka muveho rwose. Ntimuzi umubare w'abantu maze gusambanyiriza muri ibyo biro. Muvemo. Hari abana bamaze iminsi bubaraye ku masezerano yabo, ndayazuye. Bagenda kuyobora, bayoboza abantu bugwaneza, babayoboza ijambo, babayoboza umutima w'ubumuntu. Izina rya Yesu urakoze. Sengeye abantu bose baje kuri iki gicaniro bafite ibyifuzo bitandukanye. Kiganza cy'Imana kibabeho, bwiza bw'Imana bube ku muntu wese wageze kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Amina, haleluya. Ndumva afite ibihe byiza, ntimundenganye maze iminsi ko amasaha ari kugenda yihuta, ariko murumva ko dufite ibihe byiza. Reka ntabwo ndarangiza gusenga kuko hari ibintu byo gufatira ibyemezo. Hari abantu ushaka gufatira ibyemezo, Uwiteka yarabahaye bazana ibintu by'ubujangwere, abaha ku mafaranga, bayamarira mu bapfumu no mu ndaya, abaha ahantu ngo barengere bene wabo. Nimba Yosefu yarageze ibwami akicara ku kigega